nongeye kubasuhuza abakurikiye Ingabo TV, abakurikiye Elisa TV, muri kumwe na Prophete Bruce. Ndabashimiye cyane rero, uyu munsi byari ibyishimo, ni kuwa kane tuvuye mu bukwe bwanje, tuvuye mu murenge, twishimye cyane, byari ibintu byatunejeje cyane, tuvuye kurahira. Abantu bakurikiye Ingabo hano, hari abantu bigeze barahira ngo bumve ukuntu umuntu aba atitira icyuya. Cameraman, ndagira ngo tugiye gukora ikiganiro kitari kirekire, dushimira kandi dushimira n'abafatanyabikorwa bacu, ndetse dupromotinga n'umuhanzi waririmbiye umugeni akamuha impano y'indirimbo. Hanyuma nge Muranzi ndi Bruce, ndatangira mbabwira nyine abafatanyabikorwa bacu, harimo Golden Sun, uruganda rw'amabati, hakabamo Alpha Choice, uruganda rw'amafi rubakorera muri Economic Zone. Mwese mwakoze kudutera inkunga mu murenge. Rero turacyafite urugendo rero rukomeye, buri muntu wese ushaka kudutera inkunga yayidutera cyangwa se kudutwerera. Tuzajya gusaba Nyamasheke kuri tariki 22 z'uku, waduhamagara kuri nimero yacu 0788832586. Iyo nimero iba muri mobile money, ikindi bakuri WhatsApp. Rero umunsi nk'uyu ni ibintu biba ari byiza cyane, murabona ko meze neza, nambaye neza. Hari uruganda rwatwambitse, uruganda rw'imyenda bita Ufako ikorera muri Free Zone, nayo ushaka serivisi zayo wazahamagara kuri nimero zabo. Murakoze cyane. Rero abantu bakurikiye Elisa TV, Ingabo TV, muraba ingenzi, muraba agaciro, mujye mugumya mudushyigikire, mukore subscribe. Nk'ubu niba twaprodinze ibiganiro by'ubukwe, special twibanda ku bukwe, mubirebe cyangwa se ku ijambo ry'Imana, mubirebe mudushyigikire. So ntago mbatindira, hari umuntu wahaye impano umugeni. Uwo muntu ni surprise, mbaza ngo ninde mufitiye surprise hano. Umuhanzi, umwana muto cyane, yambwiye ngo bamwita Bucura, ariko ashobora kuba afite irindi zina, wenda irindi araribibwirira. Hano umuntu wese ufite ubukwe, umuntu wese wifuza kuzagira ubukwe, azamuhereza ikiraka. Umuntu wese ufite studio agomba kumufasha, akamukorera indirimbo. Niba wamukorera indirimbo ebyiri, ariko umwana afite ijwi ryiza, kubera icyo utamukorera indirimbo ebyiri ugashyiraho itafari kuntuze ku mpano ye. Okay, turakwakiriye Bucura, waza hano muri kamera bakakubona. Waza hano muri kamera, ndashaka kugira ngo mushakire umuterankunga hano kuri Ingabo TV ndetse na Elisa TV, abe yagukorera. Wifuza kujya muri studio cyane? Tangira wibwira abakurikiye Ingabo TV ndetse na Elisa TV. Mwakoze cyane. Amazina yanjye banyita Bucura bw'Imana Constante, ndi umusore, ndi umuhanzi, ndirembera abageni, sibyo gusa, ndi umuhanzi mbese nyine ndi muri. Hari indirimbo ufite iri muri studio? Yego, irahari. Hano kuri The Chosen TV ndetse n'Ingabo TV, Elisa TV, abantu bahura basaba iki, inkunga yihe muri aka kanya? Ikintu cya mbere nasaba abo bantu bakurikira izo mbuga nkoranyambaga, ikintu nabasaba ni ukujya kuri YouTube channel yanjye. Mbere na mbere mfite YouTube channel, bakareba indirimbo yitwa Amaso y'Inyana nashyizeho. Ufite indirimbo yitwa Amaso y'Inyana? Yego. YouTube channel yawe yitwa iki? Yitwa Bucura OG. Bucura OG. Ubwo bajye kuri Bucura OG. Yego, icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ikindi nabasaba nk'umuhanzi nyine abaterankunga, nyine abantu bamfasha kugira ngo mbe nava ku rwego rumwe ngira ku rundi. Tutaragusaba agapera, umuntu ashobora kubukubona akavuga ati, ese uyu muhanzi kundirimbira mu bukwe bwanjye nangahe? Ese kumuhagurutsa nangahe? Ese atuye hehe? Iyo umuntu ufite ayo matsiko yaba ari, wamubwira ngo iki? Okay, ntuye Bugesera, hano umurenge wa Ntarama. Ikindi ushaka ko nkuririmbira, naguha nimero yanjye tukavugana hanyuma ukampamagara. Nangahe igiciro? Igiciro ntago najya munsi $20. Ndumva utanahena. Hanyuma tanga nimero yawe, ubundi duha agapera ho gatoya, turi hafi kugera ku musozo. 079 43 52 37 1.
Bucura bw'Imana urakoze cyane. Hanyuma tutarasoza iyo ndirimbo ngiri kuri YouTube channel yitwa ngo iki? Yitwa Maso y'inyana. Ninde rero modo mu bahanzi ba gospel cyangwa baririmba indirimbo z'amakwe kuri wowe mu Rwanda? Ari modo wanje nkunda kureba abantu benshi batandukanye baririmbira abageni ndetse n'indirimbo zisanzwe hamwe muri gospel. Mbese njyewe iyo mbonye umuhanzi nkumva indirimbo ye nkayikunda ambera rero modo ndabyishimiye cyane. Okay, urakoze. Duhereze akapera ku iyo ndirimbo iri kuri YouTube channel yawe. Iyo ndirimbo iravuga ngo ibyanditswe byera bitwereka yuko Imana yacu yaremye Edeni iremana umuntu mu ishusho yayo ngo ajya abigenga ari wa Adamu. Adamu agirira irungu n'imbeho nyinshi muri iyo ngobyi yifuzaga umufasha wamuba iruhande amanywa na nijoro none yamuhanze irabikoze imuhaye umugore mwiza yifuzaga Maso y'inyana uza kunda umugabo wawe. Urakoze cyane. Urakoze cyane Bucura bw'Imana, ufite ijwi ryiza cyane. Nifuza ko abantu bakurikiye Ingabo TV Elisa TV mwafasha uyu mwana, ni impano ikizamuka kandi n'umwana mutoya. Ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 20. Afite imyaka 20. Abantu wa muntu managinga wamuhamagara kitaba telefone wamubwira ati tujye muri studio akaza ntago akurushya mbese muri make ibiraka byose bamushakira yajya akubaha. So mwakoze cyane rero kubadukurikiye, muraba agaciro, mwibuke subscribe kandi share na comment. Ciao.